gusohora cyangwa se n'ibimenyetso byerekana ko uri hafi gusohora. Iyo witegereje ukareba ukuntu abantu bameze muri iyi minsi, cyane cyane wajya ku Badivantisi b'umunsi wa karindwi ubona ibintu biteye ubwoba. Naganiriye n'umupadiri w'inshuti yanjye arambwira ati ariko Nelson, buriya Abadivantisi mwebwe mubona nta kibazo mufite, nese kubera iki pani? Ati none se ni gute ubu muvuga yuko icyumweru ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa, mwarangiza n'urukingo mukarwita ikimenyetso cy'inyamaswa? Naho kuri kandi nzi yuko uri umuntu ukomeye muri Victoria ko kujya unabwiriza rya muri. Ni gute ushobora kuvuga ngo urukingo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, mwarangiza mukavuga ko icyumweru ni ikimenyetso cy'inyamaswa, mwarangiza twebwe twarikingije, ubwo se ni ikimenyetso, ni inyamaswa yagiye muri indi nyamaswa? Ni iki kibazo abantu Badivantisi b'umunsi wa karindwi? Ni iki gituma tubasha kudasobanukirwa n'ibyanditswe? Nagerageza kuzana Bibiliya nini, iyi ni Bibiliya irimo igihe n'ubusobanuro, aho igenda isobanura buri somo, niyo nitwaje. Ariko mwibaza ngo mbese koko ubu Abadivantisi dukwiye kubona ibyo tubonye byose tukabyigereranya n'ubuhanuzi kandi twarasomye ubuhanuzi icyo busobanura? Hagira umuntu uzi gusoma neza uruze kumfasha kurambura Bibiliya, birangora ndayirambura igihe cyayo kigeze. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cyaho cya 21:11 ugeze 19. Luka igice cya 21:11 tugeze 19. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21:11 tugeze 19. Kandi mwisi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, hazabaho n'ibitera ubwoba, kandi hamwe na hamwe hazaba n'ibitera iki? Ariko abantu barihera paza abantu bawe bagiye, hazaba n'ibigenje gute? N'ibitera ubwoba, n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru, kandi hazaba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye, bazafata abantu babarenganye, babajyane mu masinagogi, no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Ibyo bizaberaho kugira ngo mube abahamya. Ibyo rero bizaberaho kugira ngo mube iki? Abahamya. Nuko mumaramaze mu mitima yanyu, maramaza mu mutima wawe, yuko mutazashaka ibyo mwireguza, uzigiye ushaka ibyo wireguza, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge, iby'abanzi banyu bose batabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu. Urageza 19. Ngeze ku 16. Yego. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu, hazabaho kugambanirwa, ndetse n'abavandimwe bazagambanirana, na bene wanyu n'inshuti zanyu, n'inshuti zizagambanirana, bazicisha bamwe muri mwe, ndetse bazageza n'igihe abantu byo kumva umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo. Muzangwa na bose, abantu bazaba babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe kazapfuka ku mitwe yacu. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ariko nimwihangana, haleluya, amen, nimwihangana muzakiza iki? Ubugingo. Iyo usomye ibisomo usanga ko hari bimwe biri kuba, ariko mu by'ukuri ibi ni ibimenyetso bigaragaza yuko hari ikindi kiri inyuma. Niyo mpamvu biri kubwira ko tugomba kwihangana. Dusomere muri Daniel igice cya 3:31-33. Daniel igice cya 3 31-33 haravuga ngo, njyewe umwami Nebukadinezari ndabandikiye
bantu mwese bo mu moko yose n'indimi zitari zimwe, yego, bari mu isi yose, amahoro agwire muri mwe, nishimiye kwerura ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye, yego, erega ibimenyetso byayo ni byinshi, yego, ibitangaza byayo birakomeye, ubwami bwayo nibwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bihaye ibindi. Nebukadinezari nawe ubwe yerekana iby'ibimenyetso ibi yavugaga atazi ko ari kubyirenguriraho kuko ingoma izavaho mu buryo adasobanukiwe. None ikibazo mbese ni ubuhanuzi buri gusohora cyangwa se ni ibimenyetso byerekana ko ubuhanuzi buri gusohora? Mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku ngingo 39-41 Mujawimana yaravuze ngo Kristo yari yaravuze ko mu bimenyetso biranga kurimbuka kwa Yerusalemu abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka kandi bazayobya benshi. Matayo 24:11. Abahanuzi b'ibinyoma bagiye bahaguruka bakabeshya abantu kandi bakayobya imitima ya benshi mu butayu bw'iby'umwuka, bw'iby'umwuka. Abakonikoni, abapfumu bitwazaga ko bafite imbaraga ikora ibitangaza, bajyanye abantu benshi ahantu hihishe ho mu misozi. Nyamara ubwo buhanuzi nabwo bwavuze ko bwarekanye n'iminsi y'imperuka, iyo ikimenyetso twagihawe nk'ikigaragaza kugaruka kwa Kristo. Abakonikoni bajyana abantu mu misozi, bajyana abantu ahantu hihishe. Mbese muri iki gihe abantu bari kujya ahantu hihishe bakajya gusengerayo? Mbese bari kujya mu misozi gusengerayo? Mbese mwari mwarigeze mubona biba? Reka da. Ariko uwakureba n'uyu munsi hari abantu bari hano bari gusengera hano, ariko ejo yazaye kubona ukabona bagiye mu misozi, bagiye gushaka ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ari ngiri. Umujawimana arandika aravuga rero ngo ibi nabyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza imperuka. Yarakomeje tuzahangana n'inyigisho z'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, bazavuga inzozi z'ubuhanuzi bw'ibinyoma barose ndetse n'amayerekwa y'ibinyoma. Ariko mubwiriza ijambo ry'Imana, ntimugateshwe ubusa n'ibyo binyoma. Iyo urebye ukuntu abantu bameze muri iki gihe, iyo urebye ukuntu abadivantisite bakuye ibyizere mu ijambo ry'Imana, ahubwo ibintu byose akaba barabishyize mu mayerekwa ndetse bagashyiramo n'abantu baza kubabwira ngo beretse, usanga ko ari kimwe mu bintu bigaragaza neza yuko igihe ibivugwa na Bibiliya bizaba bivuzwe, abantu benshi bazajarajara, abantu benshi bazava mu byizere. Kuko niba Bibiliya itubwira ubuhanuzi, ikatwereka ubuhanuzi, ikatwereka inyamaswa icyo ari cyo, ikatwereka igishushanyo cy'inyamaswa icyo ari cyo, ikatwereka ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo, ikatwereka ikimenyetso cy'Imana icyo ari cyo, warangiza ugafata urukingo ukarwita ikimenyetso cy'inyamaswa, aho ngaho hari ubuyobe bukomeye cyane. Muri iki gitabo byashize igice cya 13 barasobanuye ngo ikimenyetso cy'inyamaswa, inyamaswa ni itorero ry'Iroma, niko basobanuye muri iki gitabo. Ntabwo ushaka gusoma cyane kubera ko igihe cyatujyana. Wasoma muri aka gatabo, mu gitabo cyitwa Umwiteguro w'Imvura y'Itumba, ku ipaji yaho 21 hari umutwe uvuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo amatora akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azafatanya hamwe muri izo ngingo ebyiri z'iby'idini nk'aho zayobowe nayo muri rusange, azahendahendera ubutegetsi bushyira mu murego ku mategeko yayo no kuyashyigikira. Nibwo Amerika ya giprotestanti izaba yaremye igishushanyo cy'ubutegetsi bw'i Roma, maze abatemeye izo nyigisho bazahanwa n'ubutegetsi bw'igihugu nta kabuza. Aha rero niho ya ntama ifite amahembe abiri
niko ya ntama ifite amahembe abiri